Dusenge. Turagushimye data wa twese kuko umucyo wawe waturasiye binyuze mu mpapuro zera, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Ngo washimye ko ukuri kumvwa na benshi, uturinde ko kuzaduciraho iteka. Amen. Ibihe byiza uduha muri iyi si bidukumbuze igihe tuzaba tukureba imbona nkubone, twumva ijwi ryawe mu bwami bwawe. Amen. Turagusaba rero ngo n'ibisigaye ubiyobore, ufashe imitima yitanze yiyemeje gukurikira, intambara z'umutima, intambara zo mu miryango, intambara zo guhindura imico, intambara zo kuva mu butamenya binjira mu kumenya ukuri, uzibaneshereze. Twese amaraso y'umwana waduhongerere, ubwo arahera cyane twese twemerwe nawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko dufite muri aka kanya iragira iti itorero ry'Imana n'imikorere yaryo. Itorero ry'Imana rifite icyo ryatumwe gukora. Itorero ry'Imana rifite icyo ryatumwe gukora. Itorero ry'Imana ni rimwe. Itorero ry'Imana rifite ibiriranga, kandi itorero ry'Imana rifite inshingano. Mbere yuko tujya mu cyigisho, ndagira ngo duhiture abadukurikiranye bari hirya no hino, dore ko ubutumwa bwavuzwe ko buzashyirwa mu nzira ntoya n'inini. Ubundi Bibiliya iranditse ariko ntiyakwisoma. Abayisoma twese ntituyumva kimwe. Abumva byinshi iyo bakunda Imana baba bafite umutwaro wo kubibwira batabizi, cyane cyane ko byanditse muri Ezekiyeli 33 uhereye ku murongo wa 7 ko igihe utabwiye umuntu ibyamukiza akarimbuka, Imana izakubaza amaraso ye. Ubu navuga mu ncamake ngo niba wanumvise ijwi ukanga gutega amatwi, turi kwikuraho amaraso yawe kugira ngo utazarimbuka tubigizemo uruhare. Ntabwo umugambi ari uko wabyanga ngo urimbuke, ahubwo umugambi ni uko ubyemera ugakizwa. Niyo mpamvu niyo byanze si twuba wanze, kuko niyo watwemera ntaho twahurira kuri bamwe muri mwe. Nta rubibi tugabana, nta rubanza dufitanye, nturi mwene mukeba wa mama, ubwo ngo wenda ngo tube dufitanye dosiye ngo tugiye kwiyunga. Ahubwo hari umutwaro Imana iba yahaye umukozi wayo, umuntu agatanga umutungo, undi agakoresha amarenga nk'aya ngo n'abafite ubumuga bw'amatwi bumve, undi agatanga imbaraga kugira ngo ibyo bigere ku bantu, umutekinisiye agashyira hake, amaradiyo agakodeshwa mu magare, ku maradiyo manini, ku ikoranabuhanga, kuko nk'ubwo wabwiye YouTube channel ni ivugurura n'ubugorozi. Kuri YouTube uhita ubibona Radio King, Radio Rise, iyo ni imirongo yo kuri interinete ihoraho ubutumwa iminsi yose. Ibi bigereranywa na ya myaka 7 y'uburumbuke kubiga itangiriro, amakuru ya Yosefu na Farawo. Ngo Yosefu yeretswe nako Farawo yarose inka 7 zibyibushye, ngo arota izindi 7 z'iminanu bazisize umwaku. Noneho ngo iz'umwaku zirangije zirya za zindi 7 zibyibushye. Yosefu aje kubisobanura, arasobanura ngo ni imyaka 7 y'uburumbuke igiye kuza, nyuma y'imyaka 7 y'uburumbuke hazaza indi 7 y'amapfa. Ibi bihuye neza n'iby'igihe cyacu. Mbere yuko inzara yahanuwe muri Amosi 8:11 itera, ni inzara yo gushaka ijambo ry'Imana, nuko umuntu ashaka kwemerwa n'Imana kuruta kwamamara. Abantu bazaba bashaka kuba abaturage b'ijuru kuruta gutura mu mijyi ikomeye ku isi, iyo nzara itaraza. Kandi abantu bazashaka Imana bashaka gukizwa, bashaka kwihana, be kubibona kuko imbazi zaba zarangiye. Yesu tumaze kubwirwa urahera cyane ho mu ijuru, asabira uwihannye azaba yarangije akazi, ijwi rizaba ryavuze birarangiye, ntawe uzihana ngo yemerwe.
ntawe uzasenga ngo yumvirwe, ntawe uzava mu ihene ngo abe intama, ntawe uzava mu banyabyaha ngo abe umukiranutsi, urugi ruzaba rwakinzwe. Nibyo Salomo yanditse mu mubwiriza ngo n'abarungurukira mu madirishya bazahuma. Babandi bashidikanya ukuri bavuga ati kumenya bijya kuba byo, niba batarafata umwanzuro bazaba bahumye. Ati byari byo ariko gusohoka, tubyari byo ariko nibo bampemba. Abarungurukira mu madirishya baharabibonye ntibasohoka bazahuma. Ngo n'abasyi bazareka gusya, ngo ijwi ry'urusyo n'iry'ingasire rizaceceka. Iyo bavuze gusya, abantu kwanzika kubumva icyo kinyarwanda, banzika bari gushaka umutsima, maze bagakoresha ingasire n'urusyo, bagashyiraho amasaka cyangwa ingano cyangwa ibigori, bagakora agafu, hirya bakavuga umutsima bakarya. Abasyi ni ababwirizabutumwa. Umubwiriza aragenda agategura, akareba muri Matayo, muri Mariko, mu byahishuwe, ubwo bari gushaka icyagutunga, yabikwigisha ugafashwa, abihana bakihana, abahinduka bagahinduka, imiryango ikajya ku murongo, abarwayi bagakira indwara, erega abangana bagakundana nk'uko twabyize. Ibyo ni ukubera abasyi. Umwete w'ababwirizabutumwa ngo bagukize, Imana izashima ko baruhuka. Uzaba warihannye se? Iri ni ijwi riheruka. Ubwo rero kuba twumva muri hirya no hino, ntabwo ubutumwa bugendereye gushakira umuntu uwo ari wese icyubahiro, ntabwo bugendereye guhangana, nta nubwo bugendereye guhahamura, ahubwo iri ni ijwi riburira abantu ngo bave mu byaha bajye mu gukiranuka. Cyo ni kimwe, bamenye ukuri bagukurikize, bareme ubumwe bw'abana b'Imana, buri wese ahesha Imana icyubahiro aho aherereye. Ab'umukire, ab'umukene, ab'uwize, ab'utarize, bose bahurizwe hamwe kugira ngo twitegure Yesu ugiye kugaruka. Insanganyamatsiko yacu iratubwira itorero ry'Imana, imikorere y'itorero ry'Imana, imikorere y'itorero ry'Imana. Dufite ingingo eshatu. Icya mbere, itorero ni iki? Icya kabiri, ibiriranga ni ibihe? Icya gatatu, ese inshingano zaryo ni izihe? Mu musozo turaza no gukora ku mibiri kuko benshi bararwaye. Turagusaba gukurikirana kuko izi ngingo turazikoresha mu ncamake. Itorero ni ijambo riboneka henshi muri Bibiliya. Mpereye muri Matayo 18, Matayo 18 umurongo waho wa 16 haranditse ngo Matayo 18 16 umurongo wa 18, Matayo 16 umurongo wa 18 haranditse ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Matayo gice cya 7 umurongo wa 24 haranditse ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ijambo rigarutse muri izi nteruro zombi, iyi mirongo yombi, ni ukubaka n'inzu. Yesu niwe rutare, ijambo rye ni rwo rutare. Uyu munsi ushatse Yesu, isi ifite imigabane 5, ntiwamushakira muri Amerika, ntiwakurira indege ngo ujye Palestina hahandi bavuga yavukiye. Yesu ntabwo abarizwa mu gihugu kimwe, ahubwo ushaka Yesu washaka ijambo, kuko aho wagera hose ntiwamubona mu mpagarike. Kubaka itorero ku rutare Yesu yaravuze ni ukwiyubakaho. Itorero ryubatse kuri we, ntabwo ryubatse kuri Petero. Yaramubwiye ngo uri Petero. Petero bisobanura ngo ibuye, soma hepfo biranditse. Uyu Petero niwe wanditse ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Petero ntiyari urutare, yari ibuye. Kubumva igifaransa bavuze Pierre na Rocher ni amagambo biranyuranye. Stone and the rock.
ibuye n'urutare ni ibintu bibiri binyuranye. Itorero ntiryubatswe ku ibuye ahubwo ryubatswe ku rutare. Niyo mpamvu uzasanga mu rwa mbere rwa Petero 2:4 handitse ngo ni mumwegere. Uwo ni Petero wabyanditse. Ni mumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Ni mumwegere niwe buye rizima. Ati rero namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Ubwo rero iyo wubatswe kuri Yesu ntago uba uri urutare ahubwo uba uri ibuye. Nanjye nkabibuye n'undi akabibuye, twese tukubakwa ku rutare. Uburyo rwubakwaho, uburyo umuntu yubakwa kuri urwo rutare ni ukumva amagambo ya Yesu, twabisomye Matayo 7:24, ukayakomeza. Ugiye mu zindi ndimi ni mettre en pratique, ni ukumva ayo magambo ukayashyira mu bikorwa mu buryo bwumvikana budasaba ubuhanga. Iyo itorero ry'Imana rivuka ni uko umuntu yumva ijambo. Ubwo ijambo rirakomeye kuruta amadini, ijambo rirakomeye kuruta ababwiriza b'ibyamamare, ijambo rirakomeye kuruta ibihugu biramutse biteranye. Ijambo rirakomeye. Ibyo byanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10. Haranditse ngo ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kurimbura, kubika, kubaka, gutera imbuto. Ni ibintu bitandatu. Ngushyize hejuru y'amahanga. Ijambo ry'Imana iramutse ivuze ngo imvura igwe, amahanga ntabwo yayihagarika. Iyo ivuze ngo bwire, burira. Ivuze ngo ubeho nta wakwica. Ivuze ngo ipfe nta wagusunikira iminsi. Mbega tutagiye wenda mu by'inyigisho z'amadini, ahubwo tukajya mu bushobozi Imana ifite ku buzima bwacu, ukomeye, uworoheje, uwize, utarize, nawe reba kugira ngo urye bihinduka amaraso. Iyo niyo noneho ni rwo rutare. Kandi iri jambo mu gihe amadini ahinduka, abayayoboye bakagira ibyo bahindura, ibihugu bigahindura amategeko nshinga, imitegekere igahinduka, ibigezweho nabyo bihora bihinduka. Uwamamaye none si we w'ejo. Imikino ikunzwe uyu munsi si yari ikunzwe mu gihe cyashize. Fashion, ibigezweho uyu munsi bikunzwe mu myogoshere si byo by'ahambere. Ariko Yesu we ni urutare ruhoraho. Bituma itorero ry'Imana rivugwa mu buryo budahinduka. Itorero ry'Imana ni rimwe ariko rifite n'ibiriranga. Muri iri jambo itorero ry'Imana ni inzu y'Imana, itorero ry'Imana ni umurima wayo, itorero ry'Imana ryagereranyijwe n'umugore utunganye. Izi mvugo nshaka kukurangira kuko ushobora kuba uri mushya mu byanditswe byera. Turi kwiga imikorere y'itorero ry'Imana. Turi ku ngingo ya mbere ivuga ngo itorero ni iki. Dufite iya kabiri iratubwira ibiriranga, dufite n'iya gatatu iratubwira inshingano zaryo. Muri izo nshingano harimo no kuvura abarwayi, niyo mpamvu turasoreza mu buzima. Usomye iyi mirongo, urwa mbere rwa Timoteyo 3:15, urwa mbere rwa Korinto 3:9, Abaheburayo 3:6, hahamya ko itorero ari inzu. Iyo nzu yayo ni twe. Mbega abizera b'amoko yose, amabara yose, indimi zose, bizera kimwe, bakora kimwe, bigisha kimwe, batarwanyana mu mikorere, baba bagize inzu imwe. Hanyuma waja mu Byahishuye 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, mu rwa kabiri rw'Abakorinto 11 umurongo wa 2, mu Efeso 5:23 na 24 hakakubwira ko itorero rigereranywa n'umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ndetse ngo yambaye n'ikamba ry'inyenyeri 12. Itorero ni rimwe. Ibyo bihamywa n'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 11 umurongo wa 2,
aho ndahasoma, itorero ry'Imana ni rimwe, ntabwo Imana ifite amatorero, ahubwo ifite itorero. Urwa kabiri rwa Korinto 11 umurongo wa 2 haranditse ngo, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ubwo rero iryo torero rirangwa n'ubumwe buboneka mu Befeso 4:4, kwizera kumwe, umwami umwe, umubatizo umwe, umwuka umwe, icyiringiro kimwe, n'umubiri umwe. Ni ibintu birindwi. Ni ukwizera kumwe, ni umubatizo umwe, ni umwami umwe, ni Imana imwe, ni icyiringiro kimwe, n'umubiri umwe. Bituma rero yamvuga ivuga ngo nta dini ritazavamo umugeni itagira umurongo muri Bibiliya, tutayemera. Iyo twize Bibiliya ntituyemera. Kubera iki? Yesu yasize itorero rimwe kandi azagaruka kujyana itorero rimwe. Ni nayo mpamvu hakenewe ubugorozi, kugira ngo uwayobye abimenye areke ubuyobi, uri mukuri akubwira abandi. Mbega abantu be kujya mu ijuru badahuza, kuko ntibahurizayo. Ndumva niyo mpamvu ibwiriza butumwa ririho, ni ukugira ngo itorero ry'Imana rigaragare. Ibiriranga rero ndihuse, ariko ntarajya kubiriranga. Umwanditsi umwe yanditse amagambo ntakunda ko tuyarenga, aboneka mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Urupapuro ni igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, urupapuro rwaho rwa 11 haranditse ngo itorero ry'Imana ni igikoresho cyagenewe gukiza abantu, ryashyiriweho gukorera abandi, rifite umurimo wo kubwiriza ubutumwa mu isi. Hirya haravuga ngo itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize mu isi yigometse. Itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro Imana yashyize mu isi yigometse. Ngiye ku ngingo ya 2 ivuga ibiranga iryo torero. Ndabivuga nabyo ntabitinzeho. Aha turavuga ibintu bitandatu. Icya mbere, riyoborwa n'ahanditswe ngo. Icya kabiri, rikorera mu mpano. Icya gatatu, rikomeza amategeko yose y'Imana. Icya kane, rirangwa n'urukundo. Icya gatanu, rikora imirimo y'ubugiraneza. Itorero ntabwo ari ikimuga, ntiryacitse amaboko, nta nubwo ari umupfu, ahubwo iri torero rirakora. Igiheruka 6, ntago ryifatanya n'abayobye. Ndasubiramo ibi bintu bitandatu. Riyoborwa n'ahanditswe ngo, rikorera mu mpano, rikomeza amategeko y'Imana, rirangwa n'urukundo, rikora imirimo y'ubugiraneza, ntiryifatanya n'abayobye. Hari aho Bibiliya ivuga ngo ufite ugutwi niyumve. Bibiliya niyo rufatiro itorero ryubatseho, kuyoborwa n'ahanditswe ngo. Yesu yaravuze ngo, ni Matayo 28 murongo wa 20, yaravuze ngo mugende mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. N'impamvu ku isi hari amadini menshi, nuko abantu bose batemeye kuyoborwa n'ahanditswe ngo. Buri dini riretse imigenzo yaryo, buri bwoko bukareka imigenzo yabwo, buri cyiciro cy'abantu, urungano, abasore, abana, abasaza, bakareka ibyabo bidahuje na Bibiliya. Twese twahuza. Nta vangura amoko ryabaho, nta vangura madini ryabaho, ntiyabaho imyizerere ry'impaka, abantu bose bahuza. Hasohora ya mvugo iri muri Luka yaririmbwe Yesu yavutse, ivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Aya mahoro arimo no guhuza. Ni ukuyoborwa n'ahanditswe ngo. Icya kabiri ni ugukorera mu mpano.
ubukungu Imana yahaye itorero, Abefeso 4:9, ngo yazamutse mu ijuru ajyana iminyago aha abantu impano. Ubukungu Imana yahaye itorero ni impano. Muri izo mpano niho havuye kubwiriza mu ndimi ba Petero batazize. Ni ubukungu Imana yari yabahaye. Hava gushira amanga ko abahoze batinya. Muri izo mpano niho habonetse abagabo basiga ibyabo, bakundaga inyungu, basigara bakunda imitima kuruta gukunda amafaranga. Babwiriza ku buntu nta bihembo kubera impano. Yari yababwiye ngo mwaherewe ubusa namwe mutangira ubundi. Ubukungu bw'itorero ni impano. Muri izo mpano ntabwo abakorera Imana ari ababwiriza gusa, ahubwo hari abasenga, hari abafasha abakene, hari abararika inshuti zabo, hari abera imbuto nziza bigatuma n'umuntu yakunda gusengana nabo, hari ababwira abandi mu ndimi nk'izi mubona. Ushobora kumenya kubwiriza abantu mu Giswahili ariko utababwira mu Cyongereza, undi akababwira mu Kilatini. Imana yashyizeho impano zinyuranye. Itorero ry'Imana rikorera mu mpano. Nta muntu udafite icyo akorera Imana mu itorero. Ntabwo umukozi w'Imana ari umwe ngo abandi bose bamurundira ibihembo, ahubwo umuntu wese uri mu itorero ni umukozi w'Imana mu mpano ye. Ibyo ni icya kabiri kiranga itorero. Abantu barubahana nk'uko umutwe utekereza ariko ukubaha ikirenge nacyo gikandagira. Hanyuma ino naryo rikubaha ikiganza. Buri rugingo, nta rugingo rusuzugura urundi kuko rutakora umurimo warwo. Mbega ikiganza kizi neza ko mbega bijyanye n'imiterere yacyo ikiganza nticyakumva, niyo mpamvu gihanagura ugutwi. Ntabwo ijisho ryakumva, niyo mpamvu iyo ryumvise, niyo mpamvu iyo rirabutswe ikintu ritanga amakuru mu bwonko, umubiri wose ukava mu nzira y'akaga. Birakwiye ko abantu b'Imana bamenya ngo nshoboye gusenga ariko sinshoboye gutanga byinshi kuko ntagira umutungo. Mfite ubutunzi ariko sifite ubuhanga. Nshoboye kurarika ariko sinshoboye kubwiriza. Nshoboye gukora ibitangaza ariko sinamenya kuzirikana basibye. Buri muntu wese mu itorero afite ikintu Imana ihamushyirira akayikorera mu mpano ye. Nta mubwiriza usuzugura undi, nta ufatira undi umwanzuro, nta uhembwa n'udahembwa, ahubwo bose bazahembwa Yesu agarutse. Iri ni itorero ry'Imana ritari iry'abantu. Riba rigizwe n'impano, ntiribamo inzego nkuru. Abo nibo Yesu yabwiye muri Matayo 23:12, arababwira ngo 23, Matayo 23, umurongo waho ni wa 12. Oya, reka mpere ku murongo wa 10. Kandi ntimuzitwa bakuru kuko umukuru ari umwe, ari Kristo, ahubwo uruta abandi muri mwe ajya umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ku murongo wa 8 niho yabwiye ngo mwese muri abavandimwe. Ubwo rero imbere y'Imana turareshya, mu gakiza turareshya, mu gitabo cy'ubugingo tujya hamwe. Nta ukwiye gusuzugurwa bitewe n'ubugufi, bitewe n'uko atize, bitewe n'uko azi bike. Buri muntu wese agomba guhabwa agaciro mu mpano ye. Cyakora nta n'ukwiye kwishyira hejuru. Ingingo ya 3, itorero ry'Imana rikomeza amategeko y'Imana. Iri jambo gukomeza amategeko y'Imana rigizwe n'ibintu bitatu Yesu yavuze. Icya mbere, reka ndambure Bibiliya mbisome ibintu bitatu urebe niba nawe urimo. Yohana 14:21, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Iri somo ritubwiye ibintu bibiri. Icya mbere ni ukugira amategeko. Ufite amategeko, kugira amategeko, to have, kugira amategeko ukaba uyafite yose uko ari 10. Icyo ni icya mbere. Kabiri, kuyitondera, mu yandi magambo kuyashyira mu bikorwa. Icya gatatu kiboneka muri Matayo 5:19, ni ukuyigisha abandi. Ni ibintu bitatu. Kugira amategeko ni kimwe, kuyashyira mu bikorwa ni icya kabiri, kuyigisha abandi ni icya gatatu. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo byitwa kwitondera, to keep, kurinda amategeko.
itorero ry'Imana rishinzwe kurinda. Nawe rero reba, umuntu aramutse akurindishije ibitabo 3 agasanga usigaranye kimwe. Itorero ry'Imana ryaragijwe amategeko 10, noneho ntabwo rikwiye kuzasanganwa 9, rigomba gusobanura aho rimwe ryagiye. Ese ubundi ko riba muri Bibiliya kuki abizera batarizi? Ese kuki barimenye ntibarishire mu bikorwa? Birakwiye ko itorero ririnda amategeko y'Imana. Ingingo ya 4, itorero ry'Imana rirangwa n'urukundo. Itorero ry'Imana rirangwa n'urukundo. Yohana 13:34 na 35. Iyi itorero ry'Imana rikundanye, Yesu yavuze ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane, ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana. Mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa n'ubundi, cya kindi cy'umwuka w'ubuhanuzi, kiratubwira ngo ni page ya 12, itorero ry'Imana ni icyicaro cy'imibereho yera, ryahawe ryuzuye impano zinyuranye kandi ryahawe umwuka wera. Abagize iryo torero babonera umunezero mu kunezerwa kwabo bagobotse bakababera umugisha. Itorero ry'Imana rirangwa n'urukundo, gukunda abantu bose nta robanura no gukundana ubwacu ni igihamya cy'uko Yesu yatumwe ku isi akarimbura inzangano n'amacakubiri. Itorero ry'Imana rero rirangwa n'urukundo, ari byo bivuzwe ngo abarigize babonera umunezero mu munezero wabo bagobotse. Itorero ry'Imana rirangwa n'urukundo. Iyo bavuze ngo ni igikari cy'imibereho yera, urasabwa kwera kugizwe n'ibintu 3: ni ugusohoza inshingano ufite ku Mana, ni ugusohoza inshingano ufite ku bandi, ni ugusohoza inshingano wifiteho. Igihe cyose ushaka kuba wera ukazabana n'Imana, ukaba umuntu w'Imana ushyitse, ukwiriye kureba ibyo usabwa ku Mana, nko gusenga, gutanga icya 10, kuruhuka isabato, kwirinda kugira izindi mana kuko Imana ifuha. Inshingano ufite ku Mana jya uzuzuza, gutekereza ku byayo, kugira aho uhurira nayo ukayibwira ibikugoye, kuyiringira no mu ngorane. Izo ni inshingano ufite ku Mana. Kabiri, hari inshingano ufite ku bandi: abagabo gukunda abagore, abagore gukunda abagabo, abana kumvira ababyeyi, umuntu kubana neza n'umuturanyi we, gutabara abamerewe nabi, abato kubaha abakuru. Ibyo byose ni inshingano dufite ku bandi. Gatatu, noneho ni inshingano wowe ubwawe wifiteho: kwirinda ibiyobyabwenge, ukirinda umwanda, ukaryama ku gihe, ukabyuka ku gihe, ukoga, ukanywa amazi, ntiwiyicisha inzara, ukiyambika ukikwiza, ukirinda imbeho kandi ukiteganyiriza ahazaza. Ibyo ni ibikureba kuri wowe. Aho hatatu iyo uhujuje ku Mana, ku bantu no kuri wowe ubwawe, nibwo witwa uwera. Itorero rero ntabwo rigizwe n'ikintu kinini kiba ahantu, ahubwo ni umuntu umwe wabaye uwera. Abo bera bahuriye hamwe nibo bitwa itorero. Nta giti nta shyamba, nta mukristo nta torero. Noneho ntabwo habanza kubaho itorero, ahubwo habanza kubaho umukristo. Kandi kuba umukristo biterwa no kwizera ubutumwa bwiza. Abo rero iyo bahuye nibo Yesu yavuze ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Icya 5, itorero ry'Imana rikora imirimo y'ubugiraneza. Ni Matayo 5:16. Haranditse ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Nta muntu uzahimbaza Imana ku gahato, nta n'uzahimbaza Imana ariganyijwe, nta n'umuntu uzahendahenderwa kuyihimbaza ngo ahawe ruswa, ngo wenda turamuha ibinyobwa. Oya, umuntu twebwe nidukora imirimo myiza, hari n'igihe atari we twayikorera, yabona tuyikoze
Bibiliya iravuze ngo bahereko. Ijambo bahereko nako kanya. Bahereko bahimbaze so mu ijuru. Bakibona urukundo dukundana. Bakibona kwitangira abatazakwishyura. Bakibona kwihangana umerewe nabi. Umucyo wawe uzamurika, bahereko bahimbaze so mu ijuru. Ariko babonye imirimo yanyu, ni ijambo yanyu, ni imirimo ikorewe hamwe n'abantu barenze umwe. Niyo mpamvu itorero ntabwo ari abantu batatanye mu myumvire, si abantu batatanye mu mikorere, ahubwo ni abantu bize guhuza imbaraga zabo, guhuza icyerekezo, kugira gahunda imwe, kugira ngo bakore umugambi umwe wo guhesha Imana icyubahiro. Ingingo ya 6, itorero ry'Imana ntabwo ryifatanya n'abayobye. Ibyo wabisanga muri Yakobo 1:27 ngo ryirinda kwanduzwa n'isi. Ukabisanga mu Byahishuwe 14:4 nubwo byaciye marenga ngo abo nibo batandujwe n'abagore. Itorero ry'Imana ntabwo ryemera kwanduzwa n'abayobye, ahubwo ni abantu bazi gukura ibishimwa mu bigawa. Reka ibi mbisome mu gitabo cya Yeremiya. Ntabwo Imana ikunda abayoboke b'impumyi, niyo mpamvu yavuze ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Ntabwo Imana ishaka ko tuyikurikira mu bujiji. Yanavuze ijambo ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo rero Imana irashaka ko dukurikira ibyo tuzi, nujya kurimbuka agiye ariko abizi. Ntabwo Imana ishaka ubuyoboke bw'ubuhumyi ngo upfe kwizera utazi ibyo wizera, ujye mu ijuru utazi inzira ijyayo. Oya, birakwiye kuba usobanukiwe ku buryo utazavuga ngo barambeshye. Yeremiya 15:19 haranditse ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Itorero ry'Imana rigomba kurangwa n'ibi bintu 6 bikurikira: ni ukuyoborwa n'ibyanditswe byera, ni ugukorera mu mpano, ni ugukomeza amategeko yose y'Imana, ni ukurangwa n'urukundo, ni ugukora imirimo y'ubugiraneza, ni ukutifatanya n'abayobye. Ubwo rero iyo ni ingingo ya 2 y'ibyo turi kwiga imikorere y'itorero ry'Imana. Iyi ngingo ya 2 yavugaga ibiranga itorero ry'ukuri. Twahereye mu kureba itorero icyo ari cyo, twasanze itorero ari inzu y'Imana, ni umurima wayo, byagereranyijwe n'umugeni cyangwa se umugore utunganye. Ariko itorero dusanga ari abantu bafite imibereho yera, irangwa no kuzuza inshingano ufite ku Mana, ku bandi no kuri wowe ubwawe. Noneho dusanga iryo torero atari aho dusengera, ahubwo ni abarigize. Mbega itorero si inzu, si ikigo, si ishyirahamwe, ahubwo itorero Yesu aravuze ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Reka tumenye neza ko Imana yishimira ko tuyihesha icyubahiro. Iryo torero ry'Imana rero mu minsi y'imperuka ryarahanuwe, kandi rigomba kuboneka kuko rirakenewe. Ku ngingo ya 3 tugiye kureba iryo torero ryatumwe. Iyo usomye Yohana igice cya 17 umurongo waho ni uwa 18, harimo ijambo rigufi rivuga ngo, Yohana 17 umurongo wa 18 haranditse ngo, uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Nta bwiru burimo, nta buhanga burimo, ahubwo Yesu yabwiraga se, aramubwira ati, data uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Aba Yesu yavugaga ni itorero. Noneho muri Yohana 20 umurongo wa 21 Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Imikorere y'itorero ry'Imana ikwiriye kuba ishingiye kuri ibi bintu bikurikira.
bwa mbere ni ukwigana ni ugusohoza umugambi Imana yari ifitiye Isirayeli. Ndasubiramo, gusohoza umugambi Imana yari ifitiye Isirayeli. Ihamagara Aburahamu ikavuga ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma wese nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itorero rigomba kuba icyo Imana yashakaga ko Isirayeli bacyo. Yesaya 5 ni rwa ruzabibu rwatewe, aho kwera inzabibu rwera indibu. Kubaza imizabibu iraryoha, niyo mpamvu itera imbaraga. Imizabibu rera cyane, niyo mpamvu itera kororoka. Imizabibu yongera amaraso, kubabizi. Ubwo ugiye mu buzima, imizabibu itera imbaraga, imizabibu ifasha inzira zo kororoka, imizabibu ikongera amaraso kandi ikavura umwijima. Kubona rero imizabibu iryoha yeza indibu zibiha nk'imitangatanga, Imana yari igushije ishyano. Itorero ry'Imana kujya kubona ukabona umubwiriza n'undi niwe bari gupfa ivangura amoko, indibu ziba zeze. Nahoze ndeba kuri YouTube umuntu watangaga ubuhamya ati naciwe amaboko n'abo twaririmbanaga. Ibyo ni indibu, izo nizo ndibu. Ntabwo indibu zibuze ku isi uyu munsi, sizo twifuriza isi, ariko ni ukugira ngo wumve ko ibyo Bibiliya ivuga ni imigani, ariko igani biriho. Ni uruzabibu rwari kwera inzabibu rurangije rwera indibu. Ni ukubona umuntu avuye gusenga asa n'uvuye hahandi inkumi zijya kurara mu mabi. Ubwo ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuze ngo ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Uruzabibu rero rwagombaga kwera izo mbuto. Itorero ry'Imana rigomba kubera isi umugisha nk'uko Imana yari ibishakira Isirayeli. Ndagira ngo wenda ibi mbivuge mu ncamake, ariko mbanje navuga ibyo bintu bitatu. Icya mbere, itorero rigomba kuba nk'uko Imana yari ishaka ko Isirayeli imera. Icya kabiri, itorero rigomba kuba nk'uko Yesu yakoze mu mikorere ye. Yesu ntabwo ari imigani, Yesu yabayeho, ibyo birandikwa, siwe wanditse, abanditsi baranditse. Noneho uko yabayeho kuva mu bwana kugeza ku musaraba, imibereho ye niyo igomba kuba urutare itorero ryubakwaho. Iyo itorero ridakoze nka Yesu ntago aba ari iry'ukuri. Ubwo ni inyubako nziza ariko yubatse ku mucanga pe. Amabuye akaba ari meza, ni umwizera ukunda Imana, arazinduka, arasenga, akaniyiriza ubusa kugeza igihe arwara igifu, akora ingendo ndende, agatanga amafaranga, agahagarika imirimo, yiyiriza ubusa iminsi 40 ntarye ntanywe. Ariko ni inzu nziza, ibikoresho byiza, sima nziza, ferabeto nziza, amabati agezweho, amakaro meza, ariko byubatse ku mucanga. Ubwo rero ibyo bikwiye gukosorwa, ukamenya ngo nkunda Imana, ndayizera, naramaramaje, nshaka nijuru. Njya ndeba abakristo bari hanze aho madini nkabona koko baramaramaje. Nk'umudamu wasize umugabo mu rugo, ajya gusenga, bafatanyije imodoka, agezeyo arayitanga kubera ukuntu babwirije, atabajije umugabo. Murumva atari yamaramaje? Iyo ari ukujya mu ijuru uwo munsi, uwo mugore yari guhitira ko akagenda, niba ari yo nzira, ariko siyo. Ariko murumva ko abantu barakutuye. Urebye umuntu uvuga ati njyewe ngiye gufunga, ngiye kwiyiriza ubusa, kandi ubwo ndi mu kazi, ngiye kwiyiriza ubusa iminsi 4, niko badutegetse. Ni mu gitondo ntarye, nimugoroba ntarye, mu gitondo ntarye, nimugoroba ntarye, iminsi nakayirangiza. Ariko bamubwira ngo isabato ibaho, yitegure, ngo ibyo birakomeye. Ukibaza umwete mwinshi abantu bagira mu buyobe, uwagira ngo bamenye ukuri
bawushyiremo, ni ukuri ibintu byagenda neza. Rero itorero ry'ukuri rigomba gukora nka Yesu. Icya gatatu, Yesu amaze kugenda yasize itorero ry'intumwa. Itorero ry'ukuri rigomba kurebera ku ntumwa. Niyo mpamvu byanditswe ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ibuye rikomeza imfuruka. Tujye twiga icyo Imana yari igambiriye ko Isirayeli ikora, twiga icyo Yesu yakoze ku isi, twiga icyo intumwa zakoze, aba ari byo tugenderamo, nibwo tuzaba tubaye itorero. Noneho muri iyi mikorere y'itorero ry'ukuri, nibyo nari ngiye kuvuga kuri Isirayeli. Muri Isirayeli bari barahawe amategeko y'ubugiraneza. Urugero, umuntu yagombaga kujya gusarura ibiti by'imbuto agakubita rimwe, maze imbuto ziguye hasi akaba ari zo ajyana. Izisigaye umusuhuke w'umunyamahanga akaza agasoroma uko ashaka, akuzuza ibitebo agataha. Umwisirayeli akajya ku kindi giti, ntamurebe ikijisho, ntamwinubire, ntaje kubimwishyuza, ntashyireho senyenge. Ibyo rero birerekana ko kwari ukugira ngo abanyamahanga batazi Imana bayimenye, ariko babirebeye mu Isirayeli. Iyo bajyaga gusarura ugahambira imiba, ukikorera ukagenda, ukibuka ko hari ahantu utahambiriye cyangwa hari uwo wahambiriye ukaba utawuzanye, ukawibuka ugeze ruguru, ntago wasubiragayo ngo ujye kuzana wa mutwaro. Imfuruka z'umurima ntago zasarurwaga, ibyo byose byahitaga biba iby'umunyamahanga. Niyo mpamvu kubiga igitabo cya Rusi, muzasanga Rusi yarajyaga guhumba mu mirima, nuko bari babifitiye uburenganzira. Urwo ni urugero rw'uko Imana yitaga ku bashonji, ikita ku mfubyi, ikita ku bapfakazi, ikita ku bantu babuze kirengera. Isirayeli y'Imana uyu munsi ibonetse nta vangura ryabaho. Niyo mpamvu abanyamahanga bisanzuraga ku biti batateye. Ese ubwo tutabivuze wenda mu murima w'umuntu, ahubwo tukavuga ku cya 10 n'amaturo, abarwayi bo mu bitaro bapfa kubonaho iwanyu? Ubwo birumvikana ko icyo giti Isirayeli amahanga agomba kuza gusoromaho, umugambi w'Imana nuko giterwa hirya no hino, hakaboneka abantu bafite intego nziza yo kubera abandi umugisha. Noneho iyi ngingo ya gatatu, inshingano y'itorero igizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwigisha ukuri, kuko ukuri kurabatura. Kuri kose Yesu ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Byanditse mu Bakolosayi 1:28 ngo niwe twamamaza, uwo ni Yesu, tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa muri Kristo. Ijambo rikuru nirivuze ngo tumwigisha ubwenge bwose. Umuntu agomba kwigishwa ubwenge nubwo kwambara, kuko biravuze ngo turi mu gihe kigoramye cy'ubugoryi. Akigishwa n'ubwenge bwo gutunga be, akigishwa n'ubwenge bwo gukomeza amategeko 10 y'Imana, akigishwa no gusenga, akigishwa no mu byahishuwe, akigishwa no muri Danieli, akigishwa n'amateka y'abahanuzi, akigishwa no kwihanganira ingorane, kugira ngo atazajya asenga ngo imisozi yike, ahubwo azajya asaba Imana ngo Imana yimuzamure. Abantu benshi bajya basengera ngo ingorane ziveho, kandi Imana ishaka kubaha imbaraga zirenga za ngorane. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ubyumve neza, sinzakena. Aho rero benshi bavuga ngo amena, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, iyo ni amen, ni amasezerano. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ni ijambo ry'Imana ritumara inyota. Ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Ariko hasi ati, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inzira ijya mu ijuru inyura mu mahwa, inyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Harimo kwangwa, harimo gutukwa, harimo gukena. Twese ntago tuzagenda muri parado, twese ntituzaba ministre, ntibyashoboka. Abizera b'Imana bagomba kumenya ko kwizera Imana ntibikuraho ibigeragezo,
ahubwo biha umuntu kubyihanganira. Ubwo rero itorero ry'Imana ryigisha ukuri, cyo ni kimwe. Itorero ry'Imana rigomba kugoboka abatishoboye, cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, itorero ry'Imana rigomba kuba igisubizo ku barwayi. Ni imirimo itatu itorero ry'Imana rigomba gukora, rikaba ari iry'ukuri, kuko na Yesu niyo yakoze. Ijambo ry'Imana twasomye ngo Yesu yaravuze ngo uko bantumye mu isi niko nanjye nabatumye. Mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi, paje ya 17, haranditse ngo umwami wacu Yesu yaje muri iyi si nk'umukozi utananirwa kumara amakene y'umuntu. Yikoreye ubumuga bwacu, atwara indwara zacu kugira ngo ashobore kugoboka umuntu uwo ari we wese. Yaje gukuraho umutwaro w'indwara, umutwaro w'ubukene n'umutwaro w'icyaha. Yesu Kristo icyo yaje gukora, aragicumbika, agisigira itorero rye. Aravuga ngo uko wantumye niko mbatumye, ngendagiye ariko ncanye umuriro umaze gufatwa, asiga abahungu bari bagiye kuwenyegeza. Itorero rye yararihaye ibivi bitatu rigomba gukomeza yari yatangiye. Ikivi cya mbere Yesu yatangiye, cyumve, utitaye ku idini urimo, upfa kuba warakurikiye Yesu nawe ukore nkawe. Icya mbere ni uko Yesu yaraje gukiza indwara. Itorero rye rero rigomba kugira icyo rimarira abarwayi. Icya kabiri, Yesu yaraje gukuraho umutwaro w'ubukene. Yesu yagize icyo amarira abakene, n'itorero rye rigomba kugira icyo ribamarira. Icya gatatu, Yesu yaje gukuraho icyaha. Ibyo rero ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana rikiza abantu ibyaha ribigishije ukuri, rigakiza abantu indwara rikoresheje kubigisha kwivura ndetse no kubereka akamaro n'ubwiza buri mu byaremwe, erega no gusenga. Icya gatatu, itorero ry'Imana rigira icyo rimarira abakene rinyuriye mu nzira eshatu. Iya mbere, Abefeso 4 handitse ijambo rivuga ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akoreshe amaboko y'imirimo abone uko akenera ababikwiriye. Uwagira ngo abafashe umujura wo gukora mu mifuka, abafashe umushinga wo kumena amazu y'abandi nijoro, abafashe umushinga wo kwirirwa batelefona babeshya abantu ngo MTN ihamagaye batwumve, bafata umushinga wo kureba niba nta maboko bafite, bakoresha amaboko yabo. Dusigaye tubona n'abatayafite ariko bagerageza gukora. Rwose nge ndababona benshi. Ukabona umuntu ufite amaguru amugaye ari guteruza, utagira amaboko ari guteruza inkono ibirenge. Ibyo bikwigisha ko amaboko abiri wahawe ntakwiye kunebwa. Itorero ry'Imana rizafasha abakene rinyuze mu kwigisha abantu kwihesha agaciro bakarwanya ubunebwe. Icya kabiri, itorero ry'Imana rifasha abakene rikoresheje kwigisha abantu gukabakabwa. Mu buzima busanzwe waje gutanga akazi ugakabakabwa, abakozi ukabahembera igihe, abo ukoresheje ntubapyinagaze, ukishyira mu mwanya wa mugenzi wawe mu buzima busanzwe, ukirinda guhenda, ukirinda kuriganya, ukirinda kungukira mu ngorane z'abandi. Icya gatatu ni uko itorero riratura amaturo, icya 10 n'ibindi, kandi ni ibyo gukorera Imana. Yesu yaravuze ngo nimushaka kubimpa muzabijyane mu biha abambaye ubusa, mu biha abarwayi, mu biha abashonji n'abandi. Ngibyo ibyo Yesu ashaka ko itorero rye rikora muri iki gihe cya none. Kubera iki se iyi ngingo ikwiriye gushimangirwa? Hari ibintu bigera muri 7 umurimo w'ubugiraneza umara. Ndabivuga nihuta, ariko nawe ukurikirane mu byanditswe byera, ibyo byose biravugwa. Icya mbere, iyo ukoze ubugiraneza uba ugeze ikirenge mu cya Yesu. Icya kabiri, kugira neza bituma benshi bahimbaza Imana. Icya gatatu, kugira neza bituma amasengesho asubizwa. Icya kane, kugira neza biduhesha imigisha y'uburyo bwinshi. Icya gatanu,
kugira neza bitegurira ukuri kukumvikana, kubwiriza umuntu wamugaburiye, kubwiriza umuntu yaraye mu nzu yawe, kubwiriza umuntu wamurinze gutanga ya roje, ukamusengesha mu gitondo n'iryo sengesha araryumva. Icya gatandatu, kugira neza bicubya ubugome n'imibabaro mu isi. Hari abantu benshi b'abagome, hari abantu benshi b'abicanyi bashobora kureka ubugome bwabo kubw'ineza ubagiriye. Niho Bibiliya ivuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Mpamya neza ko n'uwagiye kwica Yesu yatashye ahamya ineza ye, ati bantemye ugutwi mwa, cyakora bose ntibahindutse, ariko umunyambabazi yagusubijeho. Ubwo rero neza ya Yesu n'uwo muhungu yarayimenye, kugeza ubwo umusirikare wabarindaga ari wavuze ngo ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Icya karindwi, kugira neza nibwo bwiza bumurika ahacuza umwijima. Itorero ry'Imana mu byo ryatumwe ku isi harimo kubwiriza ukuri kose, harimo gufasha abakene no gufasha abarwayi. Iyi mirimo y'ubugiraneza rero igomba gukorwa ikaba ihame, kubera ko Bibiliya itubwira ngo idini itanduye imbere y'Imana Data wa twese niyi, ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi tukirinda kwanduzwa n'isi. Mu gitabo kimwe cyitwa umurimo wa Gikristo harimo ijambo rivuga ngo, igitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, cyigisho cya 17, icyo cyigisho ku bafite icyo gitabo ni ukukiga cyose, handitse ni ku ipaje 227, ngo benshi bumva ko byaba ari amahirwe akomeye gusura ahantu Kristo yabaye, kugenda mu nzira yanyuzemo, kwitegereza ibiyaga yakundaga kwigishirizaho, imisozi n'ibibaya yakundaga kureba. Nyamara ntidukeneye kujya i Nazareti, i Kaperinaumu cyangwa i Betaniya kugira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu. Intambwe ze tuzisanga hafi y'uburiri bw'umurwayi. Mwumva ahantu wasanga ikirenge cya Yesu ugakandagiramo, ni hafi y'uburiri bw'umurwayi, mu mavundi y'abakene, mu tuyira tugendwa na benshi two mu mijyi minini, n'ahantu hose hari imitima ikeneye guhumurizwa. Mu gukora nk'ibyo Yesu yakoze akiri ku isi, tuzaba tugeze ikirenge mu cye. Uburyo Imana yateguye kugira ngo ugere ikirenge mu cya Yesu ntabwo ari uguhora mu rusengero, si ukuzamura ibitabashwa binini, nta nubwo ari ukugurira umubwiriza imodoka, ahubwo kugera ikirenge mu cya Yesu, ngo ikirenge cya Yesu kiri ku buriri bw'umurwayi, hafi yawe aho iwanyu kirahari, jyayo. Utiriwe utega indege ngo ujye i Kaperinaumu. Abajyagayo cyane ngo mu mpungenge bagize ni uko vuba naho hateye umutekano muke, batangira noneho kumva bati noneho hahindutse ahasabirwa, ahashakirwaga umugisha noneho naho wahabuze. Cyakora wari umugisha utari wo. None umugisha Yesu aturangiye utazabura, ngo ni ukureba uburiri bw'umurwayi, ukareba ivundi ry'umukene, ukareba mu tuyira tugendwa two mu mujyi, babandi bajugerewe, babuze tike, babuze icyo guhaha, nuko ngo n'ahantu hose hari imitima ikeneye guhumurizwa, aho bapfushije, aho babuze ababo, aho birukanywe, aho bakoze impanuka, aho mwene muntu akeneye ihumure hose, ngo niho ikirenge cya Yesu kiri. Yesu ni umugiraneza, n'itorero rye yarihaye umurimo w'ubugiraneza. Rero muri iyi minsi yacu, itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka naryo rigomba kuboneka, kandi ririho abantu b'Imana bazifatanya bagashyira imbaraga zabo hamwe, bagakora uyu murimo wanditse muri Matayo 25 guhera 34 kugeza 40, ahavuga ngo nari nshonje muramfungurira, mfite inyota mumpa icyo nywa, ndwaye muransura, ndi umushyitsi murancumbikira, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba, nambaye ubusa muranyambika. Ngo ubwo mwabikoreye umwe muri aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ni nje mwabikoreye. Mbese urashaka gukorera Imana? Shaka abarwayi, shaka abakene, shaka abanyabyaha. Uwo ni wo murimo Yesu yaje gukora. Ikinyuranyo cy'uwo
nibyo yavuze ngo abambanjirije bari abajura n'abanyazi. Itorero ry'Imana icyo ryatumwe ku isi, ndabisubiramo, ni ukwigisha ukuri kose, ni ugufasha abakene n'abatishoboye, ni ugukiza abarwayi. Mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi ku rupapuro rwa 24 harimo iri jambo ritubwira ngo, urupapuro rwa 24, ngo mbega ukuntu ubuzima bw'umwana w'Imana bwari bwuzuye inshingano. What a busy life he led. Yesu yabayeho ubuzima buri busy, yahoraga ahuze. Ku munsi ku wundi yinjiraga mu tuzu duciriritse tw'abakene n'imbabare. Mbega utururi twa tundi dusaba kujyamo wunamye, hamwe barambura amaguru baryamye bakaba bakubise isahani, aho hamwe imvura igwa bakarara bicaye. Yesu ntiyatinyaga kujyayo, ngo agiyeyo ngo twari twuzuyemo ubukene n'imibabaro. Ugasanga umuntu isahani n'imwe, bakaba bagira ikiyiko kimwe, haza abashyitsi babiri kigatirwa, bati mwihanganiro murisha intoki twe nuko tubayeho. Ibyo Yesu yarabyemeraga, aho bababaye akahajya, ngo akababwira amagambo y'ibyiringiro babandi bacitse intege, agaha amahoro abahangayitse. Mu mpuhwe n'imbabazi n'ubuntu yagendaga yegura abaguye, ahumuriza abababaye. Aho yajyaga hose yajyanaga umugisha. Yesu Kristo aho yabaga agiye hose yajyanaga umugisha. Ngo Kristo ntiyarazi gutandukanya amoko, inzego n'imyizerere. Izi nsika ngo Yesu ntiyarazizi. Gutandukanya ubwenegihugu, gutandukanya inzego, gutandukanya imyemerere. Mbega kuvuga ngo ubwo uri w'idini runaka singusuhuza, ubwo tudasengana singusaba amazi, sinarari wawe ubwo utari mu idini ryacu. Oya, Yesu ibyo ntiyarabizi. Hepfo haranditse ngo ubuzima bwe bwashyizeho iyobokamana ritavangura, iry'umuyuda n'umunyamahanga, imbata n'umudendezo, bose bomatana mu buvandimwe bakaresha imbere y'Imana. Ngo Yesu ntiyarazi gutandukanya inshuti n'abanzi, abaturanyi n'abanyamahanga. Ngo kuri we icyo yitagaho ni umutima usonzeye amazi y'ubugingo. Twige no kubaho tutavangura, twige gukunda abantu bose. Kandi urumva ko Yesu yavuze ngo igihe mwabikoreye umwe muri aba bene data boroheje hanyuma y'abandi, ninjye mwabikoreye. Hakenewe amaso areba kure, tukamenya ko Yesu yihishe mu bakene, tukamenya ko Yesu yihishe mu barwayi. Igihe tumushaka tugashaka bo, kubera ko hari naho byageze muri Yesaya 5:8, abantu babaza Imana ngo ko dusenga ntusubize biterwa n'iki? Arababwira ngo dore kwiyiriza ubusa nshaka. Mugende mubohora abantu ingoyi z'urugomo, muhambure imigozi y'uburetwa, murekure mutange ibyo kurya byanyu, mugaburire abashonje. Reka rero tugane ku ngingo ya nyuma, tubibutsa ko turi kwiga imikorere itorero ry'Imana n'imikorere yaryo. Imikorere itorero ry'Imana ikaba ryaratumwe ibintu bitatu: ni ukubwiriza ukuri, ni ugufasha abakene, ndetse no gukiza abarwayi. Abantu barwaye ku isi ni benshi. Indwara ahanini ku ruhande runini, indwara ni umusaruro, ni ingaruka yo kwica amategeko y'Imana. Ubuzima bugoye tubayemo buteye benshi indwara kubera guhangayika. Abenshi nta mahoro y'umutima bafite, ku buryo baramutse babariwe ibyaha indwara zabo zakira. Abandi bagize ingeso mbi n'akamenyero kabi bibatera indwara. Noneho ushobora kuba utwumva urwaye cyangwa se ukaba urwaje, ariko niyo waba uri muzima nawe ukeneye kugera ikirenge mu cya Yesu ukagira icyo umarira abarwayi. Hari ibyafasha abantu barwaye nibyo mvugaho mbere yuko tugana ku musozo. Hari ibintu 6 byagufasha igihe cyose waba urwaye cyangwa ufite ibikomere. Waba wakoze impanuka, waba waramugaye,
mbega ugahura n'ikibazo utari witeze mu buzima. Ni ibintu bitandatu. Icya mbere ni ugusenga. Kabiri ni ukumenya impamvu y'uburwayi. Gatatu ni ukwiyegurira Imana, personal consecration to God, kwiyegurira Imana we ku giti cyawe. Icya kane ni uguhindura akamenyero kabi, babyise mu cyongereza ngo ni improve lifestyle habits, guhindura uburyo ubayeho mu kamenyero. Gatanu ni ugukoresha iby'Imana yaremye. Gatandatu ni ugukoresha ubuvuzi butabara ubuzima. Izi ni ingingo esheshatu z'ibyafasha abarwayi. Icya mbere ni ugusenga. Hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta. Gusenga birakwiye ku barwayi ku mpamvu nyinshi. Iya mbere ni uko benshi barwaye kubera inkeke y'ibyaha bitababariwe. Abandi bararwaye ariko n'ubundi nta byiringiro byo gukira, bikaba bishoboka ko basoza bapfuye, bakaba bakeneye kubabarirwa ibyaha kuruta gukira indwara. Icya gatatu ni uko hari abarwayi nanone bafite indwara zikomoka ku myuka mibi. Icya kane ni uko imiti yose Yesu niwe avuze ngo niwe nkomoko y'iby'Imana yaremye. Umuti wose wakoreshwa uvuye mu byaremwe, kibi kinini, aba amazi, ruba urushinge, bibe operation, icyakorwa cyose gikwiriye kuba kiyobowe na Yesu. Ingingo ya kabiri ni ukumenya impamvu y'uburwayi. Nintanga urugero, ndatanga urugero rukurikira. Mu gitabo kimwe cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, harimo ijambo rivuga ngo agahinda gakamura umusokoro mu magufa, gakereza igogora, gakoma mu nkokora imigendere y'amaraso. Tekereza nawe agahinda. None umuntu ashobora kuba afite indwara yatewe n'agahinda, agashakira mu binini byinshi. Ubwo rero birakwiye ko umuntu urwaye akurikirana akamenya impamvu yabitera uburwayi bwe. Birashoboka ko uhora urwaye umutwe kubera kudasinzira amasaha ahagije. Birashoboka ko kubera guhora urya buri kanya igifu cyawe kizamura indurwe uko kiboneye. Ubwo rero birakwiye kumenya impamvu y'uburwayi. Ku ngingo ya gatatu ni ukwiyegurira Imana. Mu buzima bwawe Imana irakuzi. Uwitwa Dawidi muri Zaburi 3:3 umurongo wa mbere yaravuze ngo Mana ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Ingingo ya kane ni ugukosora akamenyero. Ushobora kuba umenyereye kunywa amazi uri kurya, uzabikosore. Ni byiza kuyanywa hasigaye iminota 30 ngo urye, ukayanywa nyuma y'amasaha 3 uriye. Ushobora kuba umenyereye kurya ugahita uryama. Ni byiza kurya hagashira amasaha 2 ukabona kuryama. Ushobora kuba unywa amazi ari uko ugize inyota. Oya, ntabwo umuntu anywa amazi ari uko agize inyota, ahubwo umuntu anywa amazi ngo atagira inyota. Iyi nyota yateye haba hari ibyamaze gupfa. Jya uyanywa utarayigira, by'umwihariko ubyuka unywa amazi, bizakurinda indwara y'umutwe. Gatanu ni ugukoresha iby'Imana yaremye. Amazi, ibyo kurya. Nk'urugero rwa hafi, ukoresheje amasaka cyane yakurinda indwara z'umugongo, yakurinda kubura amashereka. Amasaka yagufasha impyiko zawe zigakora neza. Uramutse ukoresheje avoka, yakurinda gukena kw'amaraso, ikakurinda kunanirwa ko mu bwonko. Jya ukoresha iby'Imana yaremye. Jya ukunda gukoresha iby'Imana yaremye. Igiheruka ni ugukoresha ubuvuzi butabara ubuzima. Ubuvuzi butabara ubuzima tuvuga, hari imyizerere myinshi yaje itemerera abantu kujya kwa muganga. Abantu bati tuzasenga, umuntu akaremba ngo tuzasenga, akarinda ava mu mwuka. Ibyo si byo. Imana yemera ko buriya n'abahanga ni Imana yabashyizeho. Ukuboko kumenya harwaye kukahakuraho, kugasiga hazima, nako kurakenewe. Ntiwibuka ko na Yesu yavuze ngo
ibyiza nuko wajya mu ijuru ucitse ukuboko kumwe kuruta ko wajya muri Gehinomu ufite yombi. Ngo impamvu Yesu yabivuze ngo nuko mu gihe cye kubera gushaka gukira indwara runaka ngo umuntu yemeraga guca urugingo. Ubwo rero murumva ko abaganga bakora operasiyo, abashobora guterura umwana mu muntu bibaye ngombwa, abashobora gutera umuntu bakamwongera amaraso, abapima bakamenya indwara, ni Imana ibakoresha. Ubwo rero gukoresha ubuvuzi butabara ubuzima nabyo biremewe. Ubwo rero ku bantu barwaye bamenye neza ko ubutumwa bwiza ari umuti. Icyo twigaga twaye turi kwiga imikorere y'itorero ry'Imana. Tubibutse ibi bikurikira. Iryo torero ni rimwe. Iryo torero ni rimwe, ni iryo Yesu yasize, riboneka muri Bibiliya. Iyo uyikurikije ugakora nk'uko mbega niyo gipimo cy'itorero ry'ukuri. Noneho ntabwo ari Bibiliya ubwayo mbega irambitse, ahubwo ni abantu bafata ibiyirimo bakabicengeza mu mibereho yabo, nibo Yesu abwiye ngo muri umucyo w'isi. Noneho iryo torero ni rimwe kandi rifite ibiriranga, ni ibi bikurikira: kuyoborwa n'ahanditswe ngo gukorera mu mpano, gukomeza amategeko y'Imana, kurangwa n'urukundo, gukora imirimo y'ubugiraneza, kutifatanya n'abayobye. Icya gatatu, icyo ryatumwe kubwiriza ukuri kose, ni ibyanditswe byera, ritumwa gufasha abakene n'abatishoboye, guhera ku mukristo ku giti cye kugera ku muryango ukagera ku itorero, babiri batatu, ndetse n'abahuye isi yose tugahuriza imbaraga gutabara. Ibyo ni umurimo w'Imana wagiye ukorwa kandi uzakomeza gukorwa. Twasanze icyo Imana yashatse gukoresha Aburahamu kandi akagikora nubwo urubyaro rwe rutacyujuje rwose. Icyo Imana yatumye Yesu, icyo Yesu yakoresheje itorero rye rya mbere, nicyo kigomba kuboneka muri iyi minsi y'imperuka. By'umwihariko none itorero rikagoboka n'abarwayi kugira ngo abantu bashime Imana. Reka rero dusoze tukurarika ngo wiyunge n'Imana. Ijambo nsorezaho riboneka mu magambo magufi ndasoma muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Ni ijambo rikurarikira kwihana udatindiganyije. Ushobora kuvuga ngo ndi umunyabyaha, ndi kure, ndi ruharwa, nkurikije ibyo numvise naratsinzwe, ndi kure y'Imana. Ariko inyandiko irakubwiye ngo garuka, ngo ntukumve ijwi ry'umwanzi rikubwira ko waguma kure ya Kristo ngo ukazabanza watungana kugeza igihe uzaba mwiza ngo uzabone gusanga Imana. Nutegereza kubanza watungana ntabwo uzigera uyisanga. Yesu azakwakira numusanga, akujyane mu nzu ye y'ibirori, kandi ibendera rye rizagushyirwa hejuru, ari ryo rukundo. Hepfo aravuze ngo mu ijuru no mu isi bazishima, bifatanye n'indirimbo ya Data yo kwishima, bavuge ngo uyu mwana wanjye yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Ni kera ubayeho ubuzima buri kure y'Imana, ntacyo uyimariye, ntacyo umariye abandi, nawe wiyonona. Reka uhinduke ugaruke kwa So Imana yakuremye, nibyo tugusabiye mu izina rya Yesu.